ngewe ko niyamini yanjye Yaka kora numva akanaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kora icumi Sky2 kora papa 10 ubare neza Jado ngewe ngiye gutera uwo bari 1 2 3 4 5 umusaza atinyanye ngiye si ibyo by'amakuru ibyo ngiye niyo ngiye no kurwana nta nubwo ibyo by'amatekinike simba mbizana twe dukubite zimwe bita jukumite niza nambaro z'urupfa ni uguterurana nibyo kuzana nimbunze nibyo by'ubutekinike nagira amahirwe nakuyora nyikigucakira ni nuko kubobina mano akwa bobina niko nakuboro wowe jabroka zanjye urazizi duse nk'uko mwereka akajeste kamwe mwereka uburebwe gatoya mwereka uburebwe ndekura natangujisho mu kubatumira ngo tukore ikiganiro nagikoze kugira ngo mani dushyira ukuri hanze tureke kuzadora tubeshya abantu usange hari umuntu buriya mani ari ikintu abantu bajya bakora umunyarwanda niwe wavuze ngo abumwe agatukisha bose wemera yuko umuntu ashobora kukunyangisha bro hatabaho izindi mbaraga zuko hari buze undi muntu uri buvuga ukuri kwanje nawe bro tukaba twakangana tugahura tunasuhuzanya ugasanga inshuti zanjye zirakwanze n'izanjye zigize ute zirakwanze bro icyo kintu rero nicyo kintu cyaje kwica game man ngiye mbivuga birangirira ukuri Jado ngewe nagiranye ikibazo n'umuntu witwa Yago dupfa interview twakoranye nge nawe na Muvunyi hamwe n'uyu muvandi twanapfuye nanjye nakimvugisha ma iriya interview Yago wala n'umwana mubi mwana yo kuzigura niba tuvugishije umva bro icyo kintu utaranece naraguca mu jambo ngewe Yago yahise mboroka urumva nakimvugisha ariko bira bintu mwana niba umuntu avugishije ukuri ntukarakare man tujye tuba clear to the people na n'ikindi gitangaza makuru umutima ubyibuza urakeye abantu basongera kumbonamo mvuga ngo Yago cyangwa ibiki ahubwo ubu nanjye ngiye kwiga uburyo nanjye uko yazaga kuntigita ngo Sky2 ngwiro dukore interview nanjye ngiye kumutigita mubwira ati Yago ndashaka kuza tukazibura nshiki Yes, reka mbasuhuze kandi mba ikaze mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Ngiyi ni Wabagaye TV ndetse na Iris TV ubwo ngubwo ibindi byo abantu baraza kwiyongerera gusa isa brotherhood n'abavandimwe tujye kuganira ndi kumwe na Yaka ndetse na n'umusaza mwenyewe umusaza umeze fresh cyane Jado meze neza ni wane ariko ibintu bushatse gupinga ngo mwenyewe nose nge ndiki ninjye kugaruka wana Yaka number 1 mwenyewe oya Sky2 man ntabwo ndusha showbiz man cyo kuvuga ngo ndi kumwe ngo n'umusaza ngo mwenyewe nose ngewe Yaka nge ntabwo ndi mwenyewe none se Yaka niwe narimbanje niwe ngiye gukurikiza wowe uri n'umuntu w'icyubahiro cyane muri no industry umuntu wabihakana ubwo yafite icyahereyo Yaka ahantu hose uzamusanga uzasanga ari umuntu udasanzwe oya ngewe buretse mbanze mubwire Sky2 tuvugishije ukuri ngewe waranze showbiz man wese ubwo tunahite hakusi wowe ejo bundi wowe akoza wewe wa mudaje wowe akamwana reka mbanze bawitonze wowe mbanze no kugira ubwo no kugira unabyemere wowe n'undi munsi kugira ngo utazongera no kuvuga ibyo waba witonze we akamwana we wajana Kigali saa 8 z'amanywa Sky2 mazi mvange bari gushyiramo indirimbo mani zimwe bari ku tante bujeneri kunkubita mbwira ati Sky2 wowe wasanga ngiye mazi wewe waje usanga mazi mvange saa 8 harimo indirimbo zimwe zo kumanywa bari kunkubita bari kumbwira tujya kurya wowe ngiye navukiye ngiye navukiye kuri umva navukiye kuri kaburimbo mu Kivu cy'abakene kawunga sina nayizi sinzi n'ibyo ari byo nayiriye ngeze muri internet yariwe nawe wowe yariwe nawe cyenda wowe ngibicyo nawe wowe je njye kawunga kora no ku kaboko kanjye wumve karaka ariko ni kawunga petit twari ibirayi reka gukurira mishatsi rebe Yakamwana akoramo nawe ariko atazagira ngo Yaka nta kintu twerekana ari kucisa ubwo ari kucisa
ngewe ko niyamini yanjye aya Yaka kora numva akanaga ariko Sky2 nsanira ubusheke ibyo oya kabanza umubwira ibikorwa bya ndanakumenyera banza umubwira ibikorwa wakoze watsushwe wa mu mpiro urumogi urumogi ni imari niyo mpamvu baruhiga no muri United State urumogi ni boro we ndavuga niki nawe utaripimishije covid 19 ufite inkingo eshatu kuzazaniya ufite inkingo eshatu wowe ndavuga bya covid wenda ufite inkingo eshatu turi gutinya ibiri kubera muri Ukraine worocyazana ibya covid ariko agiye kurwana muri Ukraine ko numva bahaye rugara abantu bashobora kuba bashaka kuva Abanyarwanda bari muri Ukraine nabonye bose bamwe bagiye muri Poland abandi bagiye za hena he ubwo urumva yuko ibintu bimwe biragenda neza ariko Putin birabina ari gukora bizamugaruka iyo abantu bakwanze kwisi abantu bose bari kukuvuga nabi nta namahoro bufite mu ijuru waraye bira bintu bizamugaruka nese yakanaga ufite kujya kurwana muri Ukraine nabonye bakizeho urubuga rw'abantu bose batuyisi kandi umwe mu bantu bakuze uriya murimo w'igisirikare ntabyo yabasha genda rwanda yabasha iki se yabasha iki ndarwaniye urugamba umukinnyi ushaje adodabaro icyakora ikibi uzansanga ni Kigali umukinnyi ushaje adodabaro uzansanga ni Kigali we ebana tuzabonana kabiri ubimbona none wayibasha akora iki soze yabasha iki ubu wakigushaje ugafata kurwana ntago ari agatuza kanini natekera n'abagiye kurwana yego none se hengeze ngo ugiye kuvuga bya bindi byaba wipangishwa ngo ufite ngo za mahobo ngo za biki birasi ibyo biracyakora ariko ibyo wayigira ni ko nje nakubita mahobo nkakuzamurira Sky2 noir deuxième dane muri kungufu ni izina ry'Imana Sky2 tuzakore komba wowe Yaka uzi ibintu ntabwo tuyikorera ive umva cameraman baba baba jawuri no papa janje ngewe cyakujya come on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kora 10 Sky2 kora papa 10 reka nere veni Genda nasitera ku bipfunsi si kwisima reka mbikwere urakuta venda ubu busigara bwawe uratera venda oya ntaribi ubare neza Jado ngewe ngiye gutera uwo bari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 26 Wichi Shayaka emera urashaje yigira hene tumvikane ushaje adodabaro ngena ndi musifuzi iyi intoki ebyiri iyi pompa y'intoki ebyiri nukoresha ndetse ndemera kundusha karate Jese naje mu kizamini cya karate nangufasha gakamba ariko wumva mani igiza hino Yaka ngewe karate yanjye ngewe macha kugaragara muri komba ngewe bogisi kuri bogisi ataki nge tugahura kuri tugira hino gatoya ngewe I'm telling you izina ry'Imana urabona ko wakoraho se kuri Sky2 muri karate harabizi mwana hakuba hari umuntu abaza bimbwira udahari shamusa mwana rega n'umusaza atinyanye Jesse ibyo by'amakuru ibyo nge no kurwana nta nubwo ibyo by'amatekinike simba mbizana twe dukubita zimwe bita jukumiti niza ntambaro z'urupfa ni uguterurana nibyo kuzana nimbuze nibyo by'ubutekinike nagira amahirwe nakuyora nyikigucakira ni nuko kubobina mano akwa bobina niko nakuboro wowe jabroka zanjura zizi duse nkuko mwereka ka geste kamwe mwereka uburebwe gatoya mwereka mu burebwe ndikura natangujisho man yakusikagiza ubwo ndeba yakora wirukanze mwana wa ni muri ariko randi muri
Yaka banyita bad boy mwana Sky2 mu magambo makeya twari dukumburanye ntabwo twari duherukanye yaba Yaka mwana yaba Yaka nari natembereye mu minsi mike ishize andi makuru y'iminsi ya makuru ni meza urebye ibintu ni fresh ndimo ndazihura nshiki kuri wabagaye bizi ibintu byose twarabitangiranye umuntu abagenda agerageza turwana n'ubuzima TV biri kuza kabisa turimo neza ubona ko na kamera wabaye setinze ibintu byose wabiriho urebye ubuzima burimo buragenda kandi ni partnership bikenewe yo kugira ngo hari cyo nshaka kuvuga ku byo Sky2 hari abantu nyine bagenda babunza ubugambo ku macano y'abandi kurabana ngo acano ngo ya Sky2 ngo ntabwo uri gutwika ariko niba zeraboye nizo mbaraga zo gutinyuka gafungura cano ye so Sky2 ndenda namushimira cyane ko nafungura cano ye kabisa hano hari cano nyinshi hari sirimonetize hari zifata ibiceri hari n'izindi ziri kuzamuka ariko so cyo nashimira gusa Sky2 ko yafunguye cano yiwe kandi nanjye Imana nimfasha azamfasha n'undi azamfasha nawe utazafungura ni yawe reka of course so abamukeneye nuko twazamuka ariko hari abantu bifuza ko mugenzi wawe yaguma hasi ukajya uhora umukoresha ama interview we kurya atagukoresha interview ubu Sky2 nawe afite uburenganzira bwo gutumira undi muntu ufite cyane akagukoresha ikiganiro nawe wamukenera nawe akagukoresha ikiganiro ukamuha interview twese tugakorana society gatezanye imbere anyway nje Jado reka nkubwire igitekerezo cyane cyo gukora channel yanjye ya YouTube yo kuvuga ngo ngire wabagaye TV yanjye yago nimba ubyibuka Jado nje nakoretse ikiganiro cya mbere nakoze mfite ikiganiro nakoze kimaze imyaka 3 nagikoze kuri Afrimax na Bakti kandi urebye na Bakti nawe ubwi urabizi ko nawe arabizi kuko nawe twabitangiranye nje namubwiye ati hari ibiganiro njya ndeba nje nkunda gukurikirana showbiz yo muri Amerika muri Kenya hena he natangiye kuzandeba abantu kuntu bagenda bakajombana umunwa kuri YouTube none nanjye niyumva iyo man ndawese nimba mfite imana yo kuba nshobora kuba nagenda hariya nkavuga amagambo nkaba naterana amagambo na Yaka nkaba naterana amagambo nawe nkaba nagera gutyo none hari n'ikindi kintu cyo gucreatinga story nje nkabashobora kuba na creatinga story like ariko nkakura nka story kuri wowe nko kuri Jado ariko nta bundi bugome buriho nta mutima nta wundi mutima bubifite wo kuba njewe nyine nje kuba nagusenya ugasanga na creating your staff yo kuvuga ati ngiye creatinga staff ivuga ati Yaka nkuko urabona nkuko turi kumwe na Yaka sibyo nkuko ugasanga creating uburyo tuganiye ni showbiz urabona ko bira bintu ni ibintu by'entertaining abantu hari umuntu ukurikiranye Iris hari n'ukurikiranye wabagaye wabaye interview nakoze ngewe nafuta ku mavuta ntabwo aryoshye se ibahe ni showbiz urumva turi no gusayira n'ibiki ariko turi muri comment nyine ni comment abantu uvuga ibintu nkagupinga kandi nanone ndashaka ko twinjira mu kiganiro mo neza showbiz ni showbiz ngize n'amahirwe Jado urahari na Yaka mwana arahari sibyo nje ndagira ngo ibi bintu njewe umfashe twerure ibi bintu tubinonosore binarangire live sibyo njewe iyo creating staff nje creating ikintu kiba kigomba no kuba hagomba kuba harimo na reality sibyo Jado sinzi nimba reka nemere mbivuge muri aya magambo reka nkuremo ingofero kugira ngo mbivuge mu rwego rwo kugira ngo abantu bataza no kugira ngo ibintu ndi kuvuga ni ibintu bamenyere nje mbivuge birangirira ukuri Jado njewe nagiranye ikibazo n'umuntu witwa Yago dupfa interview twakoranye nje nawe na Muvunyi hamwe n'uyu muvandi twanapfuye nanjye nakimvugisha ma iriya interview yo kuzigura niba tuvugisha umva bro icyo kintu utaranece naraguca mu jambo jewe Yago yahise mboroka urumva nakimvugisha ariko bira bintu mwana niba umuntu avugishije ukuri ntukarakare man tujye tuba clear to the people niba umuntu avugishije ukuri iriya interview ngo ngengo naravuze ngo inyogoye ntago ari umwana wawe wabyaye niba byaramubabaje nanjye nago yambye ebara twahuriye muri showbiz twese dufite aho twavutse buri wese afite umubyeyi we ibyo kuza umwana gushaka kumfata bugwate ngewe nago ndi inyogoye man nago ndi umwana urera Yago walayi
stop kuri yakamana ngana ebisiyo verite ngana za kongolo za Rwanda ndi umukongomani n'umunyarwanda ariko ntuzashe kumfita bugwate gushake kunyuza mu nzira zawe uca kuneranya n'abantu uca kunana n'abavandimwe ngewe umuntu wese ufite YouTube channel nansabe interview nzayimuha ampe 2,000 sasifi yakaburetse kugenda nde naribi ngereka twirangirizanyeze Jado ngiye ngubwira ikintu kimwe mani Jado nge ndambiwe gora abantu baza bahambwira ngo napfuye iki na runaka icyo twapfuye nicyo nge na Yago twapfuye interview twakoranye nge nawe na Muvunyi ninjye wari waguhostinze uriya munsi naragutumiye twari twicaye ngenda gutumira numira na Muvunyi bitewe na voice na Yaka yarahari none ikiza mbahamagara muri batatu mwese mu rwego kugira ngo Abanyarwanda tubereke ukuri kubyisha inyuma y'ibyo ibintu bijye hanze noneho ikintu cyaje kuba nyuma Yaka sorry gato ureke kumwera fege mu kiganiro naribe urumva bro jewe mu kubatumira ngo tukore ikiganiro nagikoze kugira ngo mani dushyire ukuri hanze tureke kuzadora tubeshya abantu usange hari umuntu buriya mani ari ikintu abantu bajya bakora umunyarwanda niwe wavuze ngo abumwe agatukisha bose wemera yuko umuntu ashobora kukunyangisha bro hatabaho izindi mbaraga zuko hari buze undi muntu uri buvuga ukuri kwanje nawe bro tukaba twakangana tugahura tunasuhuzanya ugasanga inshuti zanjye zirakwanze n'izanjye zigize ute zirakwanze bro icyo kintu rero nicyo kintu cyaje kwica game man byagenze gute byagenze rero ukuntu byaje kugenda ikiganiro cyarasohotse ikiganiro kimaze gusohoka twe twamaze gukorana ngira amahirwe nk'umuntu wari uri gutangira bundi bushyashya kuri channel ya YouTube ngira amahirwe ikiganiro cyanjye kirerebwa abantu barakireba abantu bamenya n'ukuri bagira n'uburyo batekereza ku muntu mu bundi buryo sibyo nakoze ikiganiro ejo mu dikuru wa bagaye muri ziburanchiki musaba imbabazi muri ziburanchiki ngewe baretse mbanze ngusobanurire Jado wallahi ajya gutangira ngo iri TV ngo baramufungishije channel ngo banuza ngo bamufungishije channel urumva byo nabyo nari mbizi na channel ngira sinzi n'ibintu bya YouTube na smartphone ngira sinabireba ngiye byo navuze nk'umuntu iyo utangiye ngo yakamwana ngo senya barunaka jewe Yago ubwe yigeze kumuha interview arenje arambira ngo ntongere gukora indi interview ku zindi channel ngo buretse ngo yanjye mbanze nyitambutseho so icyo navuga cyo aba YouTubers channel bose barikunda bose abashaka jewe rero Yago icyo navuga imbere y'abantu jewe yakamwana OG icyo navuga imbere y'abantu Yago twahuriye muri showbiz nkuko nahuye nawe ngahura na Sky2 ngahura na Bayirini ngahura n'abandi bose basiya bose twahuriye muri showbiz mujye muri ibintu byo gushaka kwikunda ngewe nago yamfata bugwate Yago nago yamfata bugwate azafate inyogo ye bugwate ngiye nkoreraho nshaka nta manager ngira nta nunzagira kuri isi full stop station rocket keba hanyuma byaje kurangira uko byaje kurangira yagiye muri message yagiye muri telefone twari turi kuvugana kuri WhatsApp ikigali kimanye gusohoka aranje aranyandikira ngo Sky2 ngo nawe ubijemo subundi niryari ntabijemo niryari wambonye nakatira abantu niryari wambonye abantu n'abawukuri niryari wabonye mani nge ntakora plank bro jewe am a real gangster man ngendi papa dobo kandi ujye umenya ko jewe ndi umuraperi abantu mukurikiye kino kiganiro jewe Sky2 nta mutima mubi ngira ariko nge nzarwanya umuntu wiyorobeka none se kuba waratumiye abantu mu kiganiro iyo cyatumye mugirana ibyo bibazo byose jewe nyine njewe ku giti cyanjye impamvu mvuga yuko ari cyo kintu cyateje ikibazo bro iyo ukuri kugiye hanze akenshi na kenshi man umuntu iyo yakoze amakosa urabyumva bro umuntu yakoze amakosa ukuri kukajya hanze bro arababara ahita babara man njewe bro none mubwiza n'ukuri none ibintu nanabivuga byose njye kintu cyambabaje nuko n'aba diaspora bagiye banyohereza amafaranga yagwa kayama akabavuga ukuntu bayamaye bigeze nyuma ntazajya bavuga
akajya avuga ati ndakuremeye ngo nifuje gusangira nawe ubunane ngo ngwaye 200,000 kandi ari abadiaspora bandemeye sinzi nayo yaryaga bro aravuga ati mfite 200,000 ntazi abadiaspora banjye b'abafanazi banjye nzi ngo bohereje ngaye man yago nyine kubera ko niwe bayanyuzagaho nanone aho ngaho ntago turi buze kumugaya ku rwego ugasetinga kamera ugasetinga kamera ngo waremeye ari ikintu Yaka nari buze guhuzaho nawe n'abadiaspora barabizi kubera yuko nimba yakavuga ibyo bintu ko byabayeho abadiaspora banyohereje amafaranga nanone yago kuri channel turaza kumushimira n'uwo mutima yagize ndabeshye uramana umuntu ugira umutima yabaye hagati yo kuba umuntu ashobora kuba interested yo kumva ngo bakohereje amafaranga ubizi ko nta telefone ariko nawe umenye ko nta telefone cyambabaje ikintu cyambabaje ninde wabikubwiye ko abadiaspora amafaranga nayaguhereza ikintu cyambabaje nuko yavuga ngo niwe wandemeye none ninde wari wakuremeye ninde ubizi ute wari ufite telefone wowe hari amakuru ufite proof zigaragaza yuko abo bantu bahaye zirahari se n'abadiaspora baranaza hano bakantanga Kigali kambura tureba amafaranga naguhaye reba amafaranga naguhaye tuvugishe kuri nawe yaguhaye ubukwe bwanjye na Keza warabubonye zo amafaranga bamenye y'abadiaspora ni yagukoresheje aho ni yawe ibyo rero aho ngaho oya mwe kujya mu abantu bini byarya turabazi oya nyine ariko nibaza mwese nukumwanga bimeze bita abantu bose baramwanga jewe nago nanga yago jewe se ariko ibintu by'ukweskorrago jewe mwanga ndamwanga se ngewe uburira raraho nibwo ndaraho ndamwanga se kagenda mu modoka ari nk'abanyigenda ku gahumba ndamwanga dupfiki icyambere cyo simpuje amannyo nawe abahuje amannyo barogana afite ingagari ziwe baciringa nazo nanjye mfite ingagari zanjye duciringa kimwe nuko ubuzima bwiwe sibwo bwanjye ashobora kuba arwaye sida ndwaye kanseri indwara ziratandukanye ko museka si byo mvuga mani birasekeje ni ibintu biri kuri mani ngewe ntabwo mwanga kuko urupfu rwiwe si rwo rwanjye ndabeshya basi ariko nubwo natubwiye situation ko yarangiye niba niko yakahise biza mukuntu situation ukuntu yaje kurangira dusubira inyuma gatoya akimara kunyandikira iyo message yo kumbwira ibyo bintu ngo nanjye ibyo bintu mbijemo naramubwiye ati bro nge ntuzanzane muri utwo tuntu twanyu ariko ngewe reka mbandana nakubwire Sky2 wewe nayago muri Abanyarwanda nge ndi mu nzu yaturutse muri Kongo ibyanyu ni ibyanyu keba na bilo akota keba urumva ngewe akimara kumbwira ibyo naramubwiye ati utwo tuntu murimo ngewe singize ute sindukeneye kuwa kane nzigira mu rukiko n'umugore wanjye nzigira gusezerana imbere y'amategeko n'umugore wanjye irengagiza ibyo byose byabaye wowe uzanahire ikirori cyanjye arangije aba ndiye sine ndamuhamagara yanga kunyitaba ndamuhamagara yanga kunyitaba nyine se wabonaga uyunze nabo yitabanze urumva ari gogombye yego nje ntago mbita abanzi be impamvu nabita abanzi biwe abantu banyanga bankunda ngiye ukuri nzagushyira hanze ngewe niyo wamamagara ukanjyana he niyo wamamagara ukanjyana mu rukiko n'abayobozi bari hariya afate kamoto yewe ngira hano i Kigali yaguye atega kamoto nta modoka aragura none aguze kare kamoto batangiye kurya ku bantu man Irene uyu muri Ndabi nasanze afite akamodoka k'umutuku kafe kino naguze rava ari kubyimba ku bantu Asiya nasanze mabuje nta modoka afite aho muri Gicumbi muri Gatarina none afite kebo ariko peti ko twabahaye views mwaje muragusuzugura abantu so ibintu by'agasuzuguro iyi ni showbiz namwe wenda mwarifashije wenda hari handi mwagiye mukora ariko natwe twabahaye umusereka nkubwire ari ikintu cyo gusuzugura abantu njewe reka ndangize iyo mapu mbikubwire nyuma yabyo umusaza njewe naramwandikiye man ingere naho umutima undya man burana none birababaza man jado kuba waba ufite umuntu reka none nje mbivuge mbishyire no kuri point to the point hari abantu bazi Sky2 bazi na Yago nje ndabyemera n'umutima wanjye wose Yago yaramfashije bro yaramfashije kabisa ako nibaza impamvu ashaka gusenya bya bintu yubatse byonyine ikintu cya mbere ngewe
mugayira n'imbere y'Abanyarwanda. nawe umeze nk'uri kumusaba ntabwo ndi kumusaba imbabazi, ndi kuvugisha ukuri. Yego yaramfashije buriya nanone gushima ni byiza. None se nimba umuntu yaramfashije hari ibyo yamfashije ngiye ku giti cyanjye kugira ngo ngewe na mama yake turi ari uburyo tumeze. Yego ibyo ndabyumva, habayeho win-win situation yakamwa, ariko burya none se ubu reka ntabwo ari we kuguhamagara ngo uzi mu ikiganiro interview kuma interview yabonaga views n'amafaranga man. Yego n'amafaranga yakuraga mu kiganiro twese twagiye bitewe n'abafanazi bawe. None se reka nkubwire ibyo ngo yavuga ashobora kuba afite benda umujinya, bibaho nanone buri hari igihe umuntu aba yarakaye. Njyewe ntago uburyo ndi kuvuga Yago ari ukumuvuga nkaho ndi kumusaba imbabazi cyangwa se ndi kumuhera. Yago azana kawunga n'umuceri n'amavuta n'udukweto, aba diaspora bandemeye inoti yarayiza akajya kunguriramo kawunga n'umuceri man akabizana numva. Ariko Yago icyo gihe yakwemeye urarya, ujya kumahira mu mafaranga yawe, ari amafaranga yagombaga kuyama yose kuba yandemeye akavuga ati aba diaspora amafaranga bakuremeye ngaya, uyu n'uyu witwa runaka kuri state uri Kansas, Michigan, Texas, akavuga ati umwe yakoresha 2020 undi yakoresha 50, ariko apana kuza kazana kawungi wanjye. Impamvu ndaza kukubwira ikintu cyambabaje, ngewe ngiye kukubwira ikintu singiye kukikubwira, ahubwo ngewe ngiye kukivugira ku giti cyanjye nyine, sibyo? Ngiye kukivugira ku giti cyanjye nyine. Umva nkubwire Jado, Yaka aranderanjijemo ukuntu narindi kuvuga uburyo ndi kumushimira. Ndamushimira ubwo bufasha yampaye, sibyo? Ni byiza, ariko nimba twarubatse ikintu njye wakakanya impamvu nyamushimira. Njye na mama yake mbere yuko tubana utubazo twagiye tugira na mbere umujyanama mwiza, aranamfasha mu bitekerezo ndetse no muri financial sinamurenganya aho byaturutse, yaba ari abantu bayamuhaye ngayame. Icyo yakoze cyambere cyiza niko yaba ubwo butumwa abantu bamumereye kuba yarabungejejeho, ndabimushimira nashimira n'abagiye bandemera bakamugira intumwa yo kuba yangezaho ibyo bintu. Ibyo byo ndabimushimiye. Ikindi kintu mugayira, none se bro, nimba umuntu yarafashe Sky2 akamudevelopa akamushyira ku rundi rwego, ni gute utinyuka man ko ngiyewe ngutumira mu kirori cyanjye bro ntukizemo bro? Urumva utari gusenya ibyo wubatse? Ese kuki atagize isoni zo kuvuga ngo Sky2 nubakiye urugo nafashije kugira ngo urugo rwe rugere gutya rugire we nziza, kuki namutaye ikirori? Ese mwe bindi bibazo wenda yarafite ibindi bibazo ntabyo bro, nta n'ikintu nzi cyari gutuma yagatangira mu kirori kuko ndabizi nta kibazo yari afite. Nyuma se waramuhamagaye muraganira wumva ko nta kibazo afite? Banza witonde, nidusubira inyuma uza gusubira inyuma ugenda ureba ikiganiro Yago twakoranye, urabyumva? Uza kure ikiganiro mperuka gukora kuri Yago TV show, uza gusubira inyuma ikiganiro kiri kurangira, hari ahantu Yago yambwiye ngo Sky2 ngo hari igihe ngo gishobora kuzagera The Choice Live tukagukatira, Isimbi TV tukagukatira, Chita tukagukatira, ukaguma kuri bwa bucano bw'abana za Iris za 3D za kiniki. None ndangije ngiye mu kiganiro nahise mubwira ati bro, ati ndakwiyamye, ni niryo jambo namubwira ati Yago ndakwiyamye umbabarire man, urumva? Namubwira ati man umbabarire, ati niyo shitani nizo nyabingi ziri kukuzamo zikubwira uburyo ngiyewe tugomba gutandukana, ndazirukanye mu izina rya Yesu, abo badayimoni batangiye kugutera ngo tuzashwane ndabirukanye. Ariko muri aka kanya iyo ndi kureba umubano wanjye uri hagati yanjye na Yago ndetse n'abandi twagiye dutangirana, bimishusho yuko yari gahunda bari barapanze yo kuvuga ngo twebwe ibyo badushakagamo barabibonye, bagira ute badukubitaho kato kaka X ko kuvuga ati abasi tukibashaka, kubera yuko wa musaruro badushakagamo bamaze kubona. Ibyo bintu bigaturuka ku kiganiro nakoze kuri Radio Rwanda ndi kumwe na Ruvuyanga na Axel Rugangura na Eric Dinyo, turi mu rubuga rw'imikino saa 2 za mu gitondo kuri Radio Rwanda. Abaturage barahamagaye bavuga ati muhamagare Sky2 mumubaze ibi nibi. Umuturage umwe yarahamagaye kuri Radio Rwanda
ibi bintu ngiye kuvuga radio Rwanda irarekodinga umuturage yaramagaye turi mu rubuga rw'imikino ndi kumwe na Ruvuyanga na Axel Rugangura na Eric Dinyo n'undi mujama wo mu Gatsata w'umunyamakuru birimo neza ntari kukurura izina ryiwe fresh ariko bose ndabashimira timu yose ivuga urubuga rw'umukino kuri radio Rwanda. Abaturage baramamagaye numva abaturage rukonga ngo Sky2 ngo kubera iki usigaye udakorana bayago ese Sky2 gukorana kwawe na bayago ubona ari iyihe nyungu ubifitemo? Ndababwira ati nyungu bifitemo bagize gutya bama population bama abantu bankurikira bama abantu bankunda bamuze n'itangazamakuru muri rusange atari ko ibyo twatangiye turi kubaka ubushuti byaje mu iki intambara. Ndavuga ati kandi n'ikindi kiraho hari ukuntu umukobwa imutangirana mwese twe dufitanye mwese murabizi ibi bintu ngiye kuvuga abantu banabyumva bamenye yuko ibi bintu dukora ari business. Njewe yo umunyamakuru anumiye iyo umunyamakuru anumiye kuri YouTube yaba Jado yaba nundi iyo amamagaye akambwira Sky2 uzaze dukorana ikiganiro ndaza sinza se ndaza nkaguha interview nkayiha bamuvunyi nkayihereza 3D nkayihereza isimbi nkayihereza bayago nkayihereza za The Choice buri munyamakuru wese unyeneye interview ya YouTube ndayimuhereza ariko nawe iyo amaze kubona ko hari ikintu amaze kugeraho aravuga ati Sky2 aravuga ati Sky2 ni umuntu w'umupapa ni umuntu wanje ibyo ari byose reka mbe namukubita nako ga facilitation ashobore kuba yagenda akaba yagurira umwana amata ibintu nk'ibyo kwa kundi twese tubanaho mu buryo bwa win-win situation. Ariko man hasigaye hagezweho ikintu cyo kugenda abantu bagakora debugging bakangisha umuntu undi man yo ni ereri ngiye mu buzima nsigaye mbona itari kugenda neza. Iki kibazo kuki umeje gufata indi nterana nafata ku mavuta ejo mundi nahoza aganira ngira ngo numwe mu banyamakuru n'ubundi ngira ngo ni muri abavuga ngo hari timu y'abantu biyemeje kumuzimya ibintu nk'ibyo. Mu byukuri ibyo bintu urabona biguturuka kuki? Ibyo bintu birahari babikozemo niko babiciye ku ruhande iyo timu irahari bafite naho bakorera inama ndahazi ariko nabonye ari ingagari gusa. Ariko mwese muranabizi ko ngiye ndimo ndanazibura nshiki abantu muri kubona Jada ari kumbaza n'ubundi kuri wa Bagaye TV ndimo ndazibura nshiki iyo nama irahari yarakozwe ni y'ingagari ziyoboye YouTube batari kuri utu ducano tw'abana harimo Murungi Sabe harimo Chita harimo Irene harimo Yago bose muhura baparitse mu modokari yabo hano mu Kiyovu kuri hoteli. Ngiye impamvu mbivuga ndabihamya abaseriveri baho n'inshiti zanjye n'abafana banje nibo bamagaye barambwira ati umusaza hano hasigaye habera inama z'abanyamakuru b'ibyamamare. Ndambwiye se abanyamakuru uri kundebera nibandi iyi hoteli sindi buyivuga kuko bo ndabizi ikiganiro bari kukireba ndabizi yuko kuko nta muntu utazi Irene ko ari inshuti yanjye nta muntu utazi ko Yaga ari inshuti yanjye nta muntu utazi ko Saba ari inshuti yanjye nta muntu utazi ko Chita ari inshuti yanjye nubwo Chita kuva yatangira gukora nta kiganiro twari twakorana ariko tuzagenda tugikorana tuzanagikorana uko iminsi izagendeza. Umuntu ni wamagaye arambwira ati aha hantu hasigaye habera inama z'ingagari z'aba YouTubers. Umwe yarananyandikiye n'umuseriveri waho arambwira ati Sky2 ati mwarabakijije yarakambwiye ako kantu ndamubwira ati se inama iri kubera he ati rahana ati kandi ndabizi nawe ukunda kuba uri kunywera hafi. Ndamubwira se aho hantu ni abarahambwe ati ninze mamusange kandi mu byukuri narindi hafi yaho reka mvugaho narindi umuntu uraza kugutekereza aho arahita hamenya ngiye narindi kuri Zebra Hotel hoteli turanye na Zebra barayizi nkweramo ingagari sibyo se ni inama ya ibera sibyo ariko se gushaka kuzimya abagenzi babo gushaka kuzimya uraza kunzimya se warancanye nese umusasika akora ibintu bikagira ingaruka ku bantu nkuko ugenda ubibona. Oya ubona nk'ibintu biba byarabaye uburyo biba byaragenze uko byagenda kose Jado uko byagenda kose Imana niyo izi impamvu sibyo nizi impamvu yanjye ndiho nizi impamvu igira gute sininya nawe kugukatira naranabivuze zo wundi muri zibura nshiki sinzi nimba ikiganiro tarakibonye ndi kuvuga ngo wagize depression
depression yagombaga kuyigira. Nagiye nsoma muri comment abaturage bari kugenda bagutuka bavuga Jado n'ubundi agaragara nk'umugome muvunyi we noneho nawe wagiye amagambo nka miliyoni man. Biriya bintu rero bagiye bagakreatinga bigenda byangisha abandi bantu man. Biriya bintu njyewe ntago mbikunda. Njyewe Sky2 ama street gang. Ndi umupeto wakuriye ku muhanda nakuzi iwacu bameze fresh, ubuzima buza guhinduka. Njyewe ndi umuntu uhamya yuko ubuzima ni nk'inzoka yirumumuriza umusa. Uyu munsi uragafata ejo ukaburara man. Inshuti zikakwanga life ikagucanga bro. Njyewe ntago nteze kubaho mu buzima bwo kubaho nateranya bagenzi banjye cyangwa se nabaho mu buzima bwo kubona umuntu nimba ari inshuti yanjye ababaye ngo ndeke kumufata mu mugongo. I'm never. Nje nta na beef ngira bro man. Njyewe Sky2 bari abakoboyi batantumiye bazabireke man bro, true that. Njyewe abantu batambonye kuri ya Go TV show, batambonye kuri za zino za The Choice, batambonye kwa bayisimbi, batambonye kwa bacita man, uzambona kuri Iris, uzambona kwa Muvunyi, uzambona kuri 3D, uzambona ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Kandi mfite na channel yanjye ya YouTube. Abanyarwanda mukomeze mukore subscribe kuri Wabaruhuye TV, twubake bori renze. Kandi ikindi kintu narenzaho, buri muntu wese ufite icyo kuvuga, buri muntu wese wumva ko afite umutima wo kuba yavuga ikimurimo. Njyewe igihe kirageze, nta mpamvu yo guceceka. Igihe kirageze cyuko buri muntu wese ufite icyo kuvuga, buri muntu wese ashaka gupromotinga ibikorwa byiwe. Amarembo arafunguye kuri Wabaruhuye TV. Ngenda bakeneye nk'abantu, muze dusupportingane, muze tuatwike, muze tuashumike, muze twubaka ubushuti burambye man. Apati yo kuba uragiranye ikibazo na yago mu bundi buzima busanzwe, bundi mwari muhuye ku kiwenda, byari byakaza kaga kuri social media, kuri YouTube abantu babona, cyangwa ubundi bushuti bundi bwo ku ruhande? No, yago twe dufitanye ubundi bushuti. Twe dufitanye ubundi bushuti kuko yago yari umujyanama wanjye, nanjye nari umujyanama wiwe. Twagiye dukorana ibintu byinshi bitandukanye. Hari inama namugiriye, sinzi nimba ubyibuka ko hari igihe kigeze kugera yago yarakiri muri bad situation. Icyo gihe yakoreraga kuri The Man. Ndabyibuka abantu bose bari baramwanze, abantu batari channel ya Yago TV show itari migende boostinga. Nibwo yampamagara ambwira nze kuza dukora ikiganiro, abantu baze kugenda bakirebe. Ni n'ikiganiro nakoze kirakundwa, abantu ndi kuza mbakubitamo bwa slang bwanjye diaspora intouchable, mbabwira ibintu bitandukanye, mba mfunzemo bokuderiye. Kuko uwo munsi ndabyibuka nayo nambaye Timberland, abantu ikiganiro baraza kukireba ndi kubabwira ngo nambaye inturusu. Mbabwira ati ni inturusu nambaye na costume. Twarahuye turaganira mugira inama, ndabona urabibona uri brother, utangiye urugamba rumeze gutya, uri murarwana nibi. Nawe ati bro, reka tubikore turebe ko hari ikimana izahindura cyangwa se hari icyo tuzagenda duterana imbere. Ku giti cyanjye ndamushimira ibyo yankoreye, ndabizi ko nawe nshimira ibyo namukoreye, ko ndi umwe mu bantu bagiye babyimba channel ya Go TV show. Aba bantu mugende mubirebe. Ndibaza impamvu ashobora kuba yafata decision. Ndibaza impamvu ashobora kuba yafata decision yo gusenya ibintu twubatse. Nimba ndi umuntu ushobora kuba mu cyumweru ndumva yago naramukubitagamo ibiganiro bitatu. Kandi yago twagize gutya tuhita dukubita nka boro, tuhita dufata umwanzuro yuko tugiye gukorana amezi agera muri angahe. Ndibuka ko yago twakoranye amezi 3 na stop. Nta yindi channel ya YouTube njya kuri Yago TV show mu rwego kugira ngo population yiwe inkurikirane na population yiwe inkurikirane. None umubano wanyu ushengwe n'ikiganiro? Umubano nuko bigenda. Bramani mbere nari nzi yuko abantu bapfa umugore abagabo n'amafaranga, umugore n'umugabo n'amafaranga, nibyo binari nzi ko abandi bantu bapfa. Ariko ubu kuva tugeze aho abantu dusigaye dupfa ibintu bya YouTube, ibiganiro, ndumva ibintu bimaze kuba too much bro. Umuvandimwe mu makuru mfite n'izo ngoro ikiganiro yarateguye cya Yaka n'inyogoye, ngo gihe kinini cyane nicyo cyaje kuvamo beef ikomeye. Ubwo gacano from nowhere
kikoreye ikiganiro kikaba successful kiza kuba ikibazo. Ndumva ibyo ngibyo bitaba ari ikibazo. Impamvu nge numva atari ikibazo ni ukubera yuko ufite uburyo ukreatinga ibiganiro byawe n'undi akagira uburyo akreatinga ibintu byiwe. Kandi creation twese buri amani aba YouTubers muri rusange buri wese afite uburyo akreatinga n'undi akagira uburyo akreatinga. Kandi innovation zawe zitandukanye na innovation za buri munyamakuru wese. Na creativity zawe zitandukanye n'ibyo bundi. Nkanjye ngiye creativity yanjye nizaniye muri showbiz nizibura nshiki. Nukuza amani nkimatatura tu. Nkavuga amakosa ari kubera muri showbiz, nkavuga ibiri kugenda biba, nkavuga nyine udushya twese turi kugenda tubera muri showbiz. Aravuga ko kuvuga gutyo ari ukwiteranya n'abantu. Nk'abati uziteranya nayo ngwe, ntabwo nziteranya n'uwiteranyije na Yago none. Ntabwo ari ukwiteranya nawe abantu babyumve. Impamvu ngewe atari ukwiteranya nawe ni ukubera yuko ngewe planification yanjye mfite n'ubuzima bwanjye nuko ngewe ntajya mvuga ubutiku cyangwa se ubutriganya. Ngiye mvuga ikintu nahamya n'amaguru yanjye nimba yumva ko mubeshyeye atari ukurya imboga cyangwa se atari ugurya hirya no hino. Nimba bishaka azaza hano kuri Iris nicare hano cyangwa ze kuri Wabagayi yicara nanjye nicara cyangwa se mu kimwe nawe azavuga ati kuri Yaka TV show Sky2 ndagutumiye ngwino tuwashumike birangire. Nimba yumva ko mubeshyera cyangwa se abakunzi biyo ndabizara abantu baza kuza hano muri comment bakaza bakandika amagambo nka miliyoni, wowe uraza kujya kwandika comment ubanze urebe iki kiganiro kirangize cyose. Nujye kujya kuvuga ibintu utabanje kureba ikiganiro cyose. Urebe ikiganiro cyose kirangire. Iki kiganiro kiraza guca kuri Wabagayi TV show, kuri Wabagayi TV gice no kuri Iris TV. Ubwo hagati yaho hantu hose nutakirangiriza kuri Wabagayi urakirangiriza kuri Iris. Kandi ukiri butere impungenge uri bwumve yuko ibyo mvuze bitari byo akeneye kunkosora, ntazace ku ruhande ngaje kongorera undi muntu. Ibintu tubivugiye kuri microphone n'ubundi mwese ibyo mukoresha mubikoresha kuri microphone. Ibintu bizarangire kuri microphone. Duhana amahoro ya Yesu Kristo. Abantu mbiseguyeho nta mutima mubi mfitanye na Yago. Kandi nawe na Yago nizere ko ibyawe nawe byarangiye. Wowe na Muvunyi ibyanyu na Yago nizere ko byaragiye. Nimba bitaranarangira ubwo namwe mwubaka gengi yanyu nyine. Agakundi kanya namwe mushaka mbere ko nkurekura mukorera utunama namwe. Mbere nguko nkurekura ikibazo cya nyuma. Ubundi se kuba mutagifitanye umubano mwari mufitanye mbere ari ingaruka byakugizeho? Izihe ngaruka se njewe hako mwana ubundi ibyo bintu mbwira ibyo ni ibiki? Ingaruka se ziki? None ufite ikihe kibazo? Ikibazo mfite ni ubushuti twari dufitanye. Rega mwana ubushuti yo bupfuye buzanamo ikindi kintu kandi izindi ngaruka ziza. Still ni babantu nyihura nabo kwakuza ugasanga Sky2 nari nibera hano ndi kwinywera akantu kandi kwinywera inkuru bindi. Nta bantu bayurayi, nta bantu bo muri famille ya Mama Doboy nibo bamuhamagaye baramubwira ati waduhuje n'umugabo wawe. Mbona abantu bahamagaye umudamu mama yakarabama mvugana nabo bari mu Bubirigi barambwira ngese Sky2 bite ni byiza ese ko tutakikubona kwa Yago mwapfuye iki? Ndababwira ati wana ntacyo nzati muzamubaze. Barangije buri munsi abantu benshi banje bankunda iyo bagenda bandikira Yago bamumbaza Yagara bakatira akababwira nabi kandi atari bo bafite amakosa. Sinzi nimba ikosa abantu bankunda Yago abahora yuko bamumbaza kandi Yago ajya amenya yuko kuba twarabanye hari abantu biwe, hari abantu bankundiye kwa Yago nanjye hari abakunze Yago kubera ngewe. Byari win-win situation. Conflict yabonetsemo rero na nibindi bintu bikigenda biza ni muri za comment. Abantu bashobora kugutera depression bro. Ugasanga umuntu akwanditseho urugambo mani rutari rwiza. Mubejo nagiye kubona mbona umuntu aranditse ngo rega nubundi ngo Sky2 yari umurara ngo nubundi ngo ntiyari gushobokana na Yago. None se byarakobeje byaguteye depression nawe warayumvise? Oya narabyumvise man. Nari ko twayumvise. Reka nkubwire umusa. Reka nkubwire bro. Reka nkubwire umusa. Rega nanjye ndikire nagukozwe mu mabuye bro. Ndikiremwa muntu man umusa. Ndikiremwa muntu. None amagambo babaza. Nanjye buri amani ari ukuntu cera ari utuntu cera
amagambo menshi ariko ngo yaga umumwangiri ntabwo nge mwanga barabizi ahubwo bahora bambaza ngese kuki tutagikorana none ngewe ndababwira ngo mwebwe muzamubaze impamvu kuko we yarampostingaga ahubwo ngewe Imana nima amahirwe ngiye nzamuhostinga nanjye nzamuhostinga kuri wabagaye aze tuzibure nshiki sibyo aze yimatature nanjye nimatature depressishire nanjye numve ibintu byagenze fresh mwana ndagushimiye cyane nubwo yagiye ariko ikiganiro cyo turagishoje yego abantu badukurikirane ni nubu birarangiye nta n'ikindi gitangaza makuru umutima ubyibuze urakeye abantu basongera kumbonamo mvuga ngo yago cyangwa ibiki ahubwo ubu nanjye ngiye kwiga uburyo nanjye uko yazaga kuntigita ngo Sky2 ngwiro dukore interview nanjye ngiye kumutigita mubwira ati yago ndashaka kuza tukazibura nshiki ukambwira uburyo uteza depression y'abantu ciao bro